tugeze ku mujyi wacu asinziriye, tugeze mu mwanya w'ubuhamya. Ijambo ryavuga iboha ryafashije abaraha kandi ryabibukije. Kuvuza ingoma mu rusengero igihe yagiye kwiga, uburyo yize, uburyo yasize, bamuha amahirwe yo gukomeza aho yagomba kuja mu Burayi byinshi. Urumva rero kubishoboye tubishuti cyane, wenda utundi tuntu tubiri n'igihe yabaga arwaye. Iyi minsi yabaga muri Amerika hari ibintu bibiri byantangazaga. Hari igihe bamukoreraga arwaye ntitwashobora kumubona, urugo turuvamo mu ijoro tutamubonye. Icyo gihe nari mfite ikintu gisa n'akababaro kenshi, nibwiraga yuko kwa gatanu nahamagaye Pastor Yonatani ndamubwira nti ubibwire Revera Nyawo. Jewe ngazaga mutinyaga idata bukwe kandi akaba umuvyeyi wacu kamutinya. Nyina wa data bukwe baravuka, noneho gakaba data bukwe kamutinya, tugahurira mu ijambo. Ariko twahise abazungu mu mugongo tuva mu Bugarama tubajana Buvira, bananirwa kumanuka ya misozi igihe cy'imvura mu kwezi kwa kane muri 1953 mu giterane cyari kwa Murambi. Twari tuvuye ku Kito, Kajabika yajaga nibutsa ati nicyo cyari giterane cya mbere twamenye nyina Kajabika. Mudagira ataraza ngo tubane, ari mu bafurero baramwirukanye aje gushaka i Burundi. Baranze kumushingira bati yari yewe nawe nakamburisha na Mudagiri, kamburisha ataragenda n'abagore bacu na Murondanye nako. Mudagiri nanje na Murondanye nakamburisha n'abagore bacu. Iyi myaka yose naje mbere nawe aje ndamwakira neza. Muri 80 nigaga mu Gatanga, turagenda turatambika ibyami cyabo yose mu bikuba, turarenga kuri Nyanzuki, turamanuka tuje mu Mukumba, gucye gufata hakurya. Ndabwira ati ngiye ku ishuri reka subireyo. Arambwira ati sawa. Ubwo usubiyeyo mbona akoze imbere yakoze sizaho yakoze mbona ngashakuje akuramo urukweto, rwiza rwakwire rugiye kuba nka shokora. Uziko nambaye shokora n'ubundi hano. Ararunyambika kuva zari uko munsi sinzamwibagirwa rwose. Uyu yatubereye mwarimu utangaje kandi yigishije abantu. 2012 data bukwe Revera Bizigura yararwaye, ararwara njya kumusura kenshi. Ngo mpagere arambwira ati nubwo ubona ndwaye ndi kugenda, tereka ngubwire iby'Imana yanyeretse. Arambwira ngo kandi bamuhaye kurangiza neza. Isigaye uwo munsi twari twifuje yuko tuganira tukamubona mu rugo yari arimo Pastor witwa George, ariko tuhageze dusanga ngira ngo uwo munsi yari yakorewe serivisi bamukoreraga arwaye ntitwashobora kumubona, urugo turuvamo mu ijoro tutamubonye. Icyo gihe nari mfite ikintu gisa n'akababaro kenshi, nibwiraga yuko ushobora kutazaba kurangiza kwiwe. Hanyuma mu cyumweru yavuyemo muri Amerika, icyo cyumweru nanjye nari nagiyeyo, bambwira ko yaje, ariko yaje arwaye cyane. Twaravuganaga n'abantu bamwe mu bamukurikiranaga hafi, nibwira yuko nzagera hano ngasanga yararangije na gahunda zindi zose zararangije, ariko kubw'amahirwe naje kuba narageze hano. Iyi gahunda yo kubonekeza taraba. Umuryango wihangane, ariko urundi ruhande kuri twebwe nishimye yuko nibura tuzamuherekeza. Hanyuma basabye kuvuga ijambo ry'Imana, ariko ndavuga mu buryo bubiri. Hari ubuhamya ntanga bugufi
hari n'ijambo tuganira. Ubundi Pastor Noah namumenye bwa mbere nko muri 1997 cyangwa 8. Ntekereza ko aribwo nari ngikizwaho mu cyumweru bwa mbere. Icyo gihe twigaga i Butare, abo twiganaga bari hano muri social church, nibwo bari batangiye gahunda y'ibisi 40 y'amasengesho. Icyo gihe batumiraga abavugabutumwa, bagaha umuvugabutumwa hafi icyumweru cyose. Hayoboraga Pastor Mupisa. Igihe kimwe muri icyo gihe nababwiye 1997 cyangwa 8 itangira, mva i Butare ndaza Kigali, mpurana nuko afite icyumweru arimo abwiriza Kimisagara. Arabwiriza, arasoza. Niyo contact ya mbere nagize mu buzima bwanjye nawe. Subira i Butare niga, ndasoza, nta komantere zinigisha kuko sinanabyibukaga cyane, nubwo yigishije arimo n'umwigishaga neza. Tuza gutanga ibitorero muri 2005. Tumaze gutanga itorero, nari ntangiye no kwiga ishuri nigaga hanze, za kwisanga ndi muri leadership y'itorero. Icyo gihe nari ngirwana no kubyemera kuko nari mu mashuri, mfite ibintu ngomba gukora, mfite imishinga mfite imbere yanjye. Muri icyo gihe nibuka yuko nigeze gufata icyumweru hano Kicukiro mu nzu nari nahawe n'umupasiteri witwa Gafupi, njya kubaza Imana niba nkomeza uburyo umuhamagaro, kuko nabonaga hari pressure yuko nkomeza, ariko nkumva ntari convainced ari byo ndimo, kandi numvaga ibyo ndimo ari byo ngomba gukora neza. Umwaka urashira, icyo gihe narasenze Imana ntiyagira icyo imbwira, ndataha. Nibuka yuko njya gusoza amasengesho y'iminsi 3, nari ngiye nyine mu nzu, Imana irambwira ngo haracyari imidugudu myinshi yo guhinga. Ijambo riri muri Yeshuwa, ndataha. Ntacyo numvise uretse iryo jambo. Nasomye muri Bibiliya numva bisa nkaho Imana ivugiyemo. Muri 2008 mu ntangiriro, mu kwezi kwa mbere, nari muri Amerika mu mujyi witwa New Hampshire. Nkiri muri ya nzira yo kuvuga ngo nemere nkomeze mu muhamagaro cyangwa mbagarike burundu. Mu rusengero rwacu tujya dusengera abantu mu buryo bubiri, amasengesho nakwita amajaribio n'ayandi y'umuntu kwinjira burundu. Icyo gihe barimo bambwira ngo uremera gusengerwa umushumba, nayo maze n'imyaka myinshi nyine n'umuvugizi mu mategeko, ariko ntaremera neza kujya mu buzima bwa gishumba. Ndayaho New Hampshire, nijoro umuntu aza mu nzozi zanjye, sinamubonye, arambwira ngo ugende uvugane na Mudagiritabazi azagusengere uje umuhamagara. Mudagiritabazi izina nari ndizi, ishusho nkuko nababwiye nari narayibonye. Ndabyuka, nari mu rugo rw'umuntu umuvandimwe witwa Isaac Sebashora, mubwira inzozi ngize nijoro. Arambwira nti ndakeka yuko hari umuntu umwe muri famiye ufite umwuzukuru wiwe, numubaza azaguha contact uzamuvugisha. Mu gitondo amagara Claude Rugabirwa, nawe aradukurikira, afite umwuzukuru wiwe atuye muri Iowa. Ndamubwira nti nagize inzozi nijoro, umuntu arambwira ngo shake Mudagiritabazi azansengere ansobanurire ije umuhamagaro. Sindi kubyumva, sindavugana nawe, bambwiye yuko ariwe wampeza telefone amuvugisha. Claude amatelefone ndamuhamagara, ndamwibwira, muze papa aramenya, mubwira izo zina hawe, mubwira n'icyo nabwiwe kumubwira. mubaza niba hari icyo yubwira. Arambwira nti ibyo wayumbwira
hari icyo mbiziho, ariko uzazi Kigali uvuye muri Amerika tubone kuganira turi kumwe. Sinatizeyo, ndaza ngeze hano njya kumushaka, ngira ngo yaratuye Kacyiru, ndibuka ko na mama bari kumwe dame we. Mubwira uko nyine ntayandi makuru menshi, arambwira nti icyatumye nkubwira ngo hari icyo mbiziho nuko ntabwo ntari kubigusobanura kuri telefone ngo ubyumve, simuzi, ariko si ubwa mbere Imana intumyeho abantu ngo baze mbasengere, kandi bakaza itambwiye, hanyuma nje nkabasengera nkabagira inama ushoboye, ibindi icyo Imana yagambiriye nico nyine. Okay? Aransengera mu rugo, ariko arambwira ngo abandi bose bagiye babwirwa message imeze gutya, nagiye no ku rusengero mbasengera ku rusengero. Yambwiye abantu babiri, wenda navuga mu mazina, nyuma duhana gahunda turamutumira ku rusengero, araza, igihe warebuye gahunda bisubiramo nk'uko bibabwiye, aransengera. Navuga yuko hari ibyo yambwiye byinshi mu biganiro bituje, bitarimo ngo ndujujwe, bitarimo ngo Imana iravuze, ariko birimo inama. Zimwe mu nama yampaye n'ubu ngubu nibuka zari zo kuvuga ngo ni uko Imana ijya ihamagara abantu, icyatumye iduhuza no kugira ngo ukomeze, hanyuma ugende uce bugufi ureke Imana iyobore. Kuva icyo gihe twagiye dukominika mu buryo butandukanye. Hari n'igihe yazaga ku rusengero iwacu, hari igihe twakora ikiganiro cyiza kino kuri YouTube, kuko numvise ubutuzi mu murimo, nza guhamagara abagabo babaye muri kominote yacu ndetse n'ababaye i Bugande n'ababaye ahandi, nshaka gufata documentaire y'amakuru y'ubujuzi. Ari mu bantu twakora ikiganiro kirekire, ambwira umuhamagaro we nagihaye Jafet, ngira ngo kirimo amakuru menshi, birimo kuva igihe yatangiye kuvuza ingoma mu rusengero, igihe yagiye kwiga, uburyo yize, uburyo yasize, bamuha amahirwe yo gukomeza aho yagomba kuja mu Burayi, byinshi. Urumva rero kuva icyo gihe tuba inshuti cyane, wenda utundi tuntu tubiri, n'igihe yabaga arwaye, iyi minsi yabaga muri Amerika, hari ibintu bibiri byantangazaga. Hari igihe nabwirizaga ijambo ku rusengero, ngasanga yanyandikiye agavuga ngo kurikiranya amateraniro yanyu iki n'iki n'iki n'iki. Icyo kintu cyabayeho, hanyuma twagiye tuganira dusengana, twari twizeye yuko tuzongera kubonana, ariko Imana yamujyanye mu gihe cyayo. Umuryango mwongere muhumurike, yagiye mu gihe cye, yakoze imirimo myinshi. Iyo tudahura ndahamya neza yuko ntari kuba ndi umuhamagara, kuko nari ndi kuri edge, nari ahantu ngomba gufata icyemezo cya nyuma ngahagarika. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ndababwira abahakuye, kurya utahakuye uraryoherwa kuruta uhakuye. Ngira ngo abakumva bivuze ni benshi, keretse abana bato. Ukibuboneka izo kizagukoma, ukabyimba mu maso, kandi zikunda gukoma mu maso no ku mazuru ukama. Ndababwira yuko sivuga amagambo menshi cyane kuri Nowa, ariko ndacyafite umwanya bampaye nzavuga, ariko n'ubu nanone ntibyambuza. Twahetse abazungu mu mugongo tuva mu Bugarama tubajyana i Buvira, bananirwa kumanuka ya misozi igihe cy'imvura mu kwezi kwa kane muri 1953 mu giterane cyari kwa Murambi. Twari tuvuye ku Kito, Kajabika
yajyaga nibutsa ati nicyo cyari igiterane cya mbere twamenye nyina akajabika mudagira ataraza ngo tubane ari mu bapfurero baramwirukanye aje gushaka i Burundi baranze kumushingira bati yari inkoko n'amagi ayo mateka mujya muyumva izo ni inzuki zikomana. Icyo gihe twamenyanye kugira ngo avuge ubutumwa byari bigoranye atagira n'ahaba. Igihe maze gukizwa niwe wadusengeye ari kumwe n'umugabo witwa Ntakandi Samuel muramuzi n'undi mugabo w'umurundi witwa Garamiki badusanze ku Cyito muri 51. Muri abo bana bari basigiwe nanjye nari mu Gishumbira no bitaga guri Gishumbira nabo umwana maze kuba yabana n'ubundi mu kiraro tukaragira inka tukizwa n'abandi tungana aho nkamusanga mwigomba mofri aho yararaga ku gashanga imuza gashanga ni ibiti bitagira ikibiriho kitagira n'ikirago bagashyiraho agapande k'agahuzu k'ababendekazi cyangwa abafurerikazi kakaryamo anigisha gusoma urufabe ayeyibu. Aho niho twatangiriye. Reka mvuge nihuta tumaze kubatizwa 52 ubwo twatangiye ubutumwa 52 kandi ubutumwa tutigeze dusubira inyuma turwana n'ibintu byinshi cyane. Twaje Buviriyo bagiye kubatizwa twagaruka twarwara malaria bamwe bagapfa kuko nta bitaro byari bihari. Umunsi wa gahebuzo hapfa umugabo witwa Gafango mwene Karikera yari amaze gushaka umugore abyaye rimwe yitwa n'ubuganga avuye kubatizwa Buvira induru iravuga baje inama bati buri umugabo wese namenye umwana we abana ntibashira tureba. Kandi murabyumva uti byari byoroshye ariko byari bikomeye cyane. Barahaguruka turarwana umunsi umwe wari uwo munsi nyine bari ku Kiriyo nyina wo wapfuye yavukanaga na mama bari ku Kiriyo bavuze induru batabana badushizeho kandi naje nari mu bambere bakundaga ko tujya ku Gahurugera umujo w'ukwezi muviye. Hanyuma uwo munsi wo kugenda bari ku Kiriyo baje inama bati buri umuntu wese ushoboye umwana mufate dataza kumfata. Icyo gihe nyine ujya mu bazungu twari tucyambaye impu ariko ujya mu bazungu ukagira akabutura gato ukagira n'akandi kabega ushirana beje. Agiye kumfata rero nyine ngarutse nirutse afata ka kabega aragasigarana njyana akabutura gusa izo ni imbori zo kudahuka. Hanyuma bacu naje kubasanga mu nzira turahamagarana bampa kandi shyira hejuru akakabutura tutagira inkweto ku kuguru turagenda tukibuvira turagaruka nyine ibindi umva nawe hari abarwanye bamwe bakirukana abagore ngo abagore baricujije bambaraga inigi baziciye baze ayo mateka ni maremare ko yaje mu byafata umwana. Imana ishimwe rero nuko ko twaje gutangira rero itorero turisaba mu ngorane abo bari duhaga nawe urabona niya mateka mabi n'ubagikurikiranye ari kumena amaraso y'abana ku misozi kandi twarabanye igihugu atari gito. Uwo mwuka mubi watangiye kera wo kwica ariko Imana ntiyaretse kugaragaza imbaraga zayo kugira ngo itorero ryayo rigire icyubahiro kandi riganze ritsinde insinzi igaragare abantu bakizwe. Niko byagiye bigenda turwana n'Imana ziracika gutekera kurangabanuka kugeza gushize abana turonka ubwigenge abagore bararirimba barabati ibyo byose birashira. Icyo nkundira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge iyo bakijwe bakijwe kandi n'uwo mubona n'umunyendege ntibagira ibyaha. Reka mbivuge gutese ibyaha nibi no gutirikira no kubana ntabwo ntibikiriho n'umunyendege n'uwabikora yihishe ariko ntibigaragara. Hari mu banyamurenge bose ndagira ngo ndabitekereza kuri none ntawe ngira ngo ntawe nubwo yaba ari umupfu nyabaki izo ni imbaraga z'Imana zikuye hibyo. Abo basimu rero nishimiye kumva inyigisho zabamaze kutwigisha mu by'ukuri. Abantu babeshyaga ngo abazimu bazabaza guterekera icyo gihe baraterekera. Nuko rero tuza guhabwa itorero mu ngorane hariya mu byo twara abapasitori 3
kuba pastor rero muri ubu ngubu tumaze kuba magana byari bigoye kuba pastor gusa pastor byari bigoye ariko igihe kiza kugera nyine uko bavuze ndavuga cyane ubujombo kuko ari watubyara nzasingiza bijombo kayivuga kera cyane kenshi cyane kuko abayikomoka muri besha ijambo rya nyuma mwumva baja kuduhari amaparuwasi n'abivuze n'ubundi ari yose yakwiriye hari cyangwa amasante byavuye mu masengesho mu byo nitwe twasabye 78 nibyo baje kutwemera turi Bukavu no mutagiri amagambo ari menshi cyane ninagaruka twamushaga imyaka ariko tumaze kwemererwa cyaciye muri izo ngorane haba bagiye badufasha badukundaga bakamenya n'akarengane kacu bakatugira inama no kwandika bakadufasha kubisaba turabisaba nyine dushize ubwoba turi batanu turabisiye kajabika gwihaniza mutanga mutagira intangi none tumaze kubikora yari umunyabwenge ku ishuri namusanzeyo agiye kurangiza ariko nanje vuye mu jumbo hanyuma arangiza mbere yacu kubera ubwenge yagiraga nyine itegeko ry'iryo shuri ryafashwaga n'abazungu babasuweda batuzoba uwa mbere n'uwa kabiri tuzobatuma kuja kwiga hanze barangiza biba iryo shuri bigagwamo amatorero mbese byari by'amatorero ya Pentecote y'abasuweda abongereza n'ababiroveje barahurira kuri iryo shuri bari bafite n'ayandi matoherwa n'ibyo cyari kuru cyane cyane abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani ubwo twarabana noneho rero baza kurangiza ari babiri baba bambere abamutagiri n'uwitwa Sanzu Rwimo Joseph arahagarariye ari hanze mu Bubiligi ari mu Bubiligi bombi baramufasha ayo mateka batima abasoda barishima batitorera gacu Japan ubwo rero yari kugenda kuja kwiga ariko agashari karaza gigamuza baramubuza bashaka gutegura ubundi wabo utize kuri iryo shuri banga kumuhana we buruse bipfiraho kubera gushya cyabakiki ariko none rwagutwara bwiwe buragaragara bamufata nk'umwarimu ku ishuri arabigisha twarabonaga ko yabaye nabije imbere yacu kuri ubwo bwenge kandi ari uwa mbere nyine bamufata umwe mu ishuri baratwishe mu mwaka wa 5 wa 6 yigishaga isezerano rya kera aratwigisha tuvuye nyine asigaye yigisha urumva ngorane hano kugira ngo uve uje mu bujumbu kugiye kuba mwarimu bamuhaye inzu baramuhemba neza amaze kumera neza nyine kuba mu mugi hanyuma tugiye inama tutaraho ndi mutaki tubihuriza ko turi batanu tuti nabereve araza tubereve ariko rero cyo jewe ari gihe n'umuhamagaro urushye turagiza nagize umuhamagaro wo gukora mu bintu noneho mbivuze bati byo ndunana byo dushyize tugabana imirimo utagira abarevera shingwa kuba secretary umwanditsi n'umubizi twagiranye nka 85 zirimo imfizi n'ingaza amariza nahembaga bose ibijombo yose twari dufite abakristo ibihumbi byinshi cyane tutangira gushyiraho abana n'utugira amasection menshi ngo bamaze kubivuga turanezerwa cyane baravuga bati byo tushushu usenyi wacu ushyirwa bene kandi uwo muhamagaro witonde dusenga Imana natwe tujye tubanze tubimenye barangira pe bati tubishoboka icyo gihe twari tuberewe tumeze neza nakubwira bati inyine turishyira tukizana twarose n'ibyo batwimaga turakora ibyo tutakoraga ibintu byinshi twasabye amashuri yaje ibitaro turubaka yewe tumererwa neza cyane hanyuma baza kwemera nyuma y'imyaka kuko Imana yatubwiye nubwo bikomeye ntitwayimi barananira njya mu biro ariko muri ibyo byose nyine mwumva byabaye ngo bakadeze bazi ibitwe twari twarabirenze ntabwo nigeze nje mbije mu kabireba ngasanga ni nkamanjwa no kuvuga ngo abantu batandukanye base n'abahakanye ngo ntibashingirane ndabisuzugura narije no kubizira ngeze mu mibunda dushinga ishuri rya Bibiliya
basa n'ababakomanirije ngo ntaho bo ubutumwa abanyeshuri babo babatuma iwanje ndabakira. Bari baduhaye ishuri ry'imyaka 2 abo bazungu nyine b'Abanoruveje. Hanyuma ndabakira barabindegera bati yakiriye bakadeze baroho ndaho baje kundega mu rukiko ku rwego rw'igihugu ndahagara. Baca urubanza batigenda birikwa ndisimikwa. Iyo arije mwirikwa ariko sinakwirikwa abanyeshuri tijo bavuga ubutumwa ndabigisha nimba mwitaho nyabyo byabazabireka. Ariko nza gufashwa nyine n'abamwe muri Sereza batikomera babagabo nyine nabo bati uzobabwire ngo bazobanze birukane abariga kweli. Arishuri nabyo n'ufite bati baze nikaze babirukane. Uwo ni murayi na rumene bangiriyo na ndahakarara nyina nanga kubirukana kugeza aho barangije bishoboka nabo bamaze kugira yaho. Imana ishimwe cyane. Amen. Mu by'ukuri nta kubabara hejuru ya Mudagiri. Nababwiye yuko ku itariki 11 mu kwezi kwa 10 nari mbonye gupfa kwe. Mbona aragiye yambaye neza yari intwari n'ibigiye. Mbona ati Mudagiri aragiye. Bagire agiye nyine nka aja ko kwinjira nk'ahantu nyine mbona baje kumutega. Ntoya garuka twari tubabaye kuko agwiriye tutamuhirikisha ingando kiyira mwana n'abandi bazose bajya muzi tigaruka muziko jambo mbona arongo yasubiye kugeza nyine yaje turamwakira twaraganire twaravuganye twari dusanzwe tubana muri byinshi twagiraga amasengesho ya buri kwezi yewe nawe nakamburisha na Mudagiri kamburisha ataragenda n'abagore bacu na murondanye nako Mudagiri nanje na murondanye nakamburisha n'abagore bacu. Iyi myaka yose naje mbere nawe aje ndamwakira neza musobanurira abacu turabana muri byinshi burya muhabonaga nibyo mwumvaga. Imana itugejeje abagabo barahari naje niba nzanagenda nzagenda nyine ariko dusize n'abagabo. Niyo mpamvu navuze rya jambo basubiyemo aho bari bumve dusize abagabo kandi amagana n'ibihumbi. Imana ishimwe n'iryo jambo navugaga. Yesu ahabwe icyubahiro. Iza Pastor Mutima Muzera Shadraki yazo mazavuga guta. Turagushimiye nyakubahwa Imana yacu uyu munsi w'ibirori by'umubyeyi wacu watabarutse agiye kuruhuka nyuma y'imirimo ikomeye yakoreye mu isi. Tuzi neza ko nta mwenda yajyanye yagiye yaramaze gukora ibyo yagombaga gukora byose. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo Dawidi amaze gukora icyo yakoraga yari yararemewe mu gihe cye ngo arasinzira. Twizeye ko umubyeyi wacu asinziriye tugeze mu mwanya w'ubuhamya. Ijambo ryavuga iwaha ryafashije abaraha kandi ryabibukije ndetse ryahumurije. Umwanya w'ubuhamya nanone tubere umwanya mwiza waho buri wese ari bwongere kwisuzuma no kureba uko ahagaze n'uburyo arimo arubaka ubuhamya agomba gusiga. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Umukozi w'Imana, umugaragu w'Imana twigiyeho wigishije benshi. Yewe nabuze ukuntu nabivuga ariko ndagerageza kubihina mu magambo makeya. Bibiliya izivuga abantu 5 mu isezerano rya kera babaye intwari Imana irabarata. Nabitekereje ndeba ko aba bapasiteri bacu bari muri abo bagabo yaba Bibiliya ari iki cyandikwa nabo bo kwanditswemo. Yeremiya 15 Imana yaravuze ngo Mose na Samuel bampagarara imbere icyo bavuze cyose nagikora. Muri Ezekiel avugamwo Yobu na Nowa na Daniel. Ariko uyu musaza musume narabivuze arambwira ngo uzagushyiramo na Aroni. Zaburi ya 99 umurongo wa 6 iravuga ngo Mose na Aroni ngo bari abatambyi.
kandi bari kumwe na Samuel, bari bazi kwambaza Imana. Niyo warimbwiye iryo jambo uwo munsi. Ntekereza mu buryo bugaragara mu ba kino gihe, abangaba tubafata nk'aba Mose, nk'abagabo bahagararaga imbere y'Imana. Mu isezerano rishya hariho 5, Abagalatiya 2:9 batekerejwe ngo ko ari inkingi imbere y'Imana, bakomeza umurimo w'Imana. Ni Pawulo na Baranaba, Petero, Yakobo na Yohana. Nibo bazaga batekerezwa ko ari inkingi. Turahamya neza ko pasiteri wacu yabaye inkingi. Genda muvuga ku giti cyanje, namumenye muri 78 abaye revera mu Bijombo. Twari dutangiye ubuzutse, dutangiye kumva neza umuriro w'Imana uri kuzamuka. Muri iyo myaka dukunda inyigisho ze pe. Niwe wa mbere numvise yigisha kuva, niwe numvise yigisha itangiriro. Twumva amakuru ya Aburahamu, turabikunda cyane. Mu minsi mikeya y'imyaka 2 muri 80 nigaga mu Gatanga. Inyigisho ze ndazikunda cyane. Ariko simubone, simbane nawe mu biterane byinshi, kandi nyine nari umunyeshuri. Muryame nijoro ndota aza arara mu bikubaho nari ncumbitse, mu gitondo ndamuherekeza. Mutwaza igikapu, ndagakunda kujyana na data ajya ku meza, ajya ku mikutano, none mbona ari we nagitwaje. Turagenda turatambika ibyami cyabo yose mu bikuba, turarenga kuri Nyanzuki, turamanuka tuje mu Mukumba, gucye gufata hakurya. Ndabwira ati ngiye ku ishuri, reka subireyo. Arambwira ati sawa. Ubwo subiyeyo mbona akoze n'imbere yakoze, sizabo yakoze, mbona ngashakuje akura mu rukweto. Kora mu rukweto rwiza rwakwire, rugiye kuba nka shokora. Uziko nambaye shokora n'ubundi hano. Ararunyambika, ndarwambara neza, mbona rurangendeye. Ndabwira nturakoze, subirayo. Kuva ubwo ngubwo kaza nshaka kumva aho yigisha. Nabibonye ibyo mu nzozi muri 80. Ejo bundi turi Ngoma, turiko twigisha, bishop yatujyanye muri seminari, ndigisha, arigisha, kigisha. Arambwira ati ndaguha umwanya wanje ugume wigishe, twone mu ruhawe bishobora. Ndabwira nti ko yigisha atoya, ati nabonye n'abantu baye bakumva. Ndarenga niwe wabimpaye. Ati ngewe mubwira ukuntu yampaye ukweto. Aranezerwa, arishima. Mana yaje uko mujye mubona tuvuga naho twabikuye. Yewe numva iki giterane cya revera abandi bariko baragabana. Ndashima Imana ko revera atagize icyo asigira, kandi kubera iyo mpamvu naramukurikiranye. Nabanye nawe muri 80 ndagira ngo na 2. Yewe nari umusepeza niba ari muri Kadezi, ariko iyo yararaga mu Kagogo. Izina Besalele na Oholiya nabyumviye munsi y'urusengero rw'iwacu mu Ivunzi, nicaye ariko yigisha, ntangira kwandika. None twazaga twinjira muri Kadezi, ariko tukaja kuvumba kandi ukihisha ku ruhande. Nubwo twebwe twari dushoboye kumva inyigisho, kumva ngo revera yaraye mu Kagogo, ndyame ndeke kumva. Na inzu yaje yari hafi y'urusengero gutya, na amacurika hepfo, na nzana agenda itoroshi ndandika niho nigiye kiriya gice cya 25 cyakuva. Nzanibuka uwo munsi sinzawibagirwa rwose. Uyu yatubereye mwarimu utangaje, kandi yigishije abantu benshi. Abantu bari hano, Bibiliya iravuga ngo urupfu rw'umukiranutsi n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Numvaga kuko ikiriyo cyabuze tugifata nka Pentekote yamanutse. Haleluya. Turakomeza, aragenda tubera umwarimu mwiza. Ngiye kubabwira, yewe ndababwira ibintu byo mu mwuka, kubera kuko ndabivuga mu buryo bwa pasiteri yigishije mu buryo bwo mu mwuka, n'ibintu twagiye tumubonaho, n'iby'Imana yagiye imutwerekaho. Burya abakera bo baza babona abazimu nyine gutyo, babonaga abazimu nk'ibyo bishop yavugaga hariya, ariko twebwe abakiranutsa, aba nibo bamarayika bacu abagabo. Aba nibo bamarayika, aba nibo Imana itwereka, nta bandi bamarayika tuzabona. Aba nibo baza, ba data baraza, ba Mutanga bakaza, abo ngabo iyo
mbona haje umupasiteri, hakaza umukozi w'Imana. Haleluya. Muri 2012 databukwe Reverend Rwizigura yararwaye, ararwara, njya kumusura kenshi. Ngo mpagere arambwira ati nubwo ubona ndwaye ndi kugenda, tereka kubwira iby'Imana yanyeretse. Arambwira ngo yararose abona pasiteri Ndereya Kajabika amuha Bibiliya. Arambwira ngo ngiye Bibiliya ndagiye, uzasiga gufasha abantu. Tinayifata ndayireba, ndabona urayimpa, jewe ndasigaye. Ati nanjye nisingiriza Reverend Mutanga. Mutanga arayifata, aravuga ngo se yewe murasize se n'abayisingiriza uyu Reverend wacu hano. None umunsi aja muri Amerika mu kwezi kwa gatanu, nahamagaye pasiteri Yonatani, ndabwira ndi ubibwire Reverend nyawo, jewe nazaga mutinyaga idata bukwe kandi akaba umubyeyi wacu kamutinya. Nyina wa data bukwe baravuka, noneho gakaba data bukwe nkamutinya, tugahurira mu ijambo ariko nkamutinya. Gira Yonatani umubwire agenda bizi, ndazaga nshaka ko abakozi b'Imana nibara kubwiye ngo nzagenda ntukantinye, uzumbwira umunsi kandi ndawuzi, nzahubabwira ikindi gihe. Yezagendera ndakizi uhumure, ariko ndacyahari timwikana. Mwabimubwire aragenda. Ejo bundi tukomeza kubana, tukamuhamagara, tugira imbuga nyinshi twabanagaho nawe, tukamubwira ngo turashaka kumva ijwi ryawe. Agatura bwacu akavuga, n'ubu ngubu dufite amajwi yiwe menshi. Guhera muri 2012 imurenge hatewe, twakinguye urubuga rw'Igibeon, tuzamuka umusozi n'abamuzere wacu hano Simoni n'abapasiteri Seti n'abampamikuri. Turazamuka buri mugoroba, buri joro tugasenga, tukabwirana ijambo ry'Imana. Buri gihembwe nkabategura nkabigisha bakatubwira ijambo ry'Imana. Mfite inyigisho ziwe yatwigishije 2012 kugeza no inyigisho zisaga 20 ziryoshye. Niba wamuzishaka uzambe nimero yawe ziguhereza, wamusarangiza narazikwije abacu nzibibutsa ko byose biri muri telefone. Ayatubwira amagambo y'Imana, bantu b'Imana. Bene izo nyigisho z'umuriro ashaje, amaso yakireba, agifite ubwenge, agifite amenyo yose, atararuhajegajega. Nibo bamose bagabo. Haleluya. Noneho ejo bundi ngongere muri Kenya, byabaye narazindutse, nari maze ukwezi Nairobi, wenda ngenda za Mombasa. Ngere Mombasa ndasenga ndarya, barikuba mu kerere narota inzozi nama mbona kuko pasiteri Mutangaza bantu b'Imana Mutanga arasumba iki giti. Iriya bagiye kuri yo bamushoboye yazavuga, ntabwo bambaye ya Bibiliya yacu. Yari muremure, namubonye ari umugabo muri kandi nta muga kigira, bwarashize bamugana ugasigaye mugatanga. Ari muzima yagenda yambaye ikoti rirerire rigiye kugera nkaha, mbona ko atamuka yagombagira rero nkuko kumusozi. Ese dore Reverend n'ukuri Mutanga we, numva ngize amatsiko yo kumubona, ariko ntamubona ko nazindutse ndamukura Imana we. Numva ko bavuga ngo wagiye atashe kwa Reverend Noah, muri yagiye kurara. Mutima wamubwira uzasanga yaragiye, sinzamusanga. Numva ndababaye, nitera hejuru, ndasenga. Ngo bare gusenga, musome telefone sanga se Mukiza aranditse ngo abari mu Rwanda ngo muzaje gutega Reverend yaje ngo muzamwakire. Ndahise mpamagara Reverend muto, yewe mutabare, abamarayika baje gutwara Reverend mwihute, kandi jewe sinzamusanga. Mu gitondo mpamagara Bishop Nguye ndamubwira nti genda, ati ngiye kumureba, tumubwire abamarayika baraje. Haleluya. Yazamutse neza, yazamukanye n'abagabo bitwa, yazamukanye n'abarebera Mutanga. Haleluya. Ntabwo yagiye wenyine. Kurya muzamusoma agatabo kwa kavuga ngo umutima w'umuntu iyo umukiranutse agiye gupfa, iyo agiye kuva mu mubiri, abamarayika baza bamanuka. Yewe nabonye bamutanga rero baje kumwakira. Babandi bari yarakiriye Bibiliya nibo bamuzamuye. Ndatekereza ndamubwira nti sinzamusanga ndabizi. Ingengo kigere nyine nari kiri Nairobi, numva ngo yarangije. Ntabwo nakazi
ntabwo nagize ubwoba, kandi nabwiye pasiteri ngo nandi umubwire ko Mutanga yaje kandi atamusiga. Yabamubwira ngo ndabizi nta kibazo. Numva ndanezerewe. Haleluya. Muhumure, abakozi b'Imana bakoreye Imana baragenda bararuhutse kandi baguwe neza. Hari indirimbo yazaga aririmba aho ngo mashujaa wote wa Biblia hawakufurahi kwa anasa, walifunzwa kutumainia Mungu na uweza wake hasa, tena wakaenda kwa imani ya kutetemesha ulimwengu, wakashinda giza na shetani. Sifa na heshima zina Mungu. Haleluya. Iyo indirimbo yazaga ituririmbira cya iyo yigishaga akavuga intwari. Abagaba ni intwari, bararuhutse neza. Ubu ni abamarayika bariko baragaruka. Ejo bundi twarataramye, umuntu muri Sweden aratubwira ngo yaraye amurose. Yaraye aramubwira ngo umeze gute, aramubwira ngo reka guha ubutumwa ugenda ubwira abanyu ngo basome twandiko rwa 2 rwa Timotheo igice cya 1 umurongo wa 6. Hariya avuga ngo maze kumenya kibisutwe ku gicaniro ngo ubu urugendo rwanje rwasohoye, ngo narwanye intambara nziza, nasiganye ibyo kwizera, ibisigaye mbikikamba ry'ubugingo. Umucamanza azava kuri wa munsi. Haleluya. Ubwo ni ubutumwa bufatika. Iwe wenyine yizanye, yaramaze iminsi 3 agiye, aragaruka ubu nyine ko aragenda. Hari umugabo wanditse birago, ni umufilozofe, aravuga ngo les morts ne sont pas morts, les morts sont là, ne sont pas disparus. Ntabwo abapfuye barahari, n'uko aratubonaga nuko twebwega imibiri gatwambaye ntitwomubona, kandi nawe yambaye ntiboboneka, ariko baza badukurikirana. Nicyo gituma tuzaza tubarota. Reka mbabwira akajambo kamwe, twebwe twabuzibara abanyakabera, twakunda gikabera. Nawe nushaka yaba warukiyabona ubucayo n'ubu ngubu. Musume tuvugana na Mariyamu, Tamyatereko Mariyamu, kituma tuza kukureba tuvuye ruguru, ukanga kutubona, ugatinga, twarushe twago. Aravuga ati abantu ni benshi, ariko atiko ndasenga Imana. Muramwe muze musenga, cyo tuganira mu nzozi. Tumuze musenga Imana, mujye musenga tubonane, tuganire mu nzozi. Dutangira gusenga, turatse Imana. Mariyamu tuzaza tuvangutse kurwara malaria, yagiye aza tukabonana. Gaho naze gaturebe, amaze gutangira kurota. Wagira ngo tukamuhuye na Mariyamu, ukamubaza, wagera kamera ukamubaza, tese byagenze burya ni wowe cyangwa si wowe? Akavuga kamaze kubwira zazo ziwarose, akazi kubwira. Twabara abanyakabera, yashima Imana ko revera wacu, umushumba wacu watubwirije ubutumwa bwiza, arangirije mu itorero rya Pentecote. Iri ngiri yatangiriyemo umurimo, ubwo yabaye umuvugabutumwa, none akaba asinziriye ari mu murimo w'Imana. Mana muhaye icyubahiro ko revera wacu ashoje neza, wamukoresheje ibitangaza. Ibi ni intwari, mu bagabo b'intwari. Nahamagaye umupfurero ngo mugasenga mu kanya twaza twandikirana. Ndabwira nti ugende ubwire kavuye. Arambwira ati nzagenda ejo. Ati ejo nzajya, tuzamubwire ko revera nawe yataha. Ati se yataka ndamuzi, ugende uzamubwire. Ati nohereza tiki ndayiguhaye, ejo uzagenda Bujumbura ubwire kavuye. Ati nawe araryamye ari hasi, itariko afite ubwenge rwose. Imana ishimwe kubw'umushumba wacu ko yaruhutse kandi mpumurije umuryango. Babakozi b'Imana, uriya ni marayika wagiye mu ijuru. Reka mvuga kandi kantu kamwe. Nagiye gusura umusaza witwa Mitabu wa Rugenda, yararwaye, ageze mu hantu yararwaye, ameze nabi. Hari igitaramo, ndamureba zanga ko baramusengera abajambo, Mana turasenga ngo akire, Mana turasenga gukora igitangaza. Ayiwe, nabarema nabambyina isoni. Ndabati muze ugiye hanze, ndamusigara. Ndabati muze, ndashaka kureba iherezo ryawe, ndashaka kureba kiwemeye Imana. Ati narayemeye, mbwira iherezo ryawe. Mubaza abo babana, mubaza abo bakoranye, arabambwira. Mubwira abasinziriye arabavuga. Ese urabakumbuye? Ati cyane. Ngaho bakubambwira, amaze avuga amazina, aja mu mwuka, arazamuka. Abahungu be batese umugize gute? Dore yanezerewe. Kuvugo arabwira ngo sinzongera gutaka. Musengera ya nyuma aragenda gashike mu minembwe, arapfa, aragenda aja mu ijuru. Uyu musaza wacu apanga ibyiringiro, asinziranye ibyiringiro, umuryango we mukomere, mwishime, ariko cyane mufatize impano z'Imana. Mufatize impano.
Dawudi yabwiye Salomo aramubwira ngo ndagiye kuko abandi bagenda atariko mwana wa uzaba umugabo muryango wa muzerekane kuko mwaba abana babyawe nawe. Dawudi yaza agasenga akavuga ngo mwana we wibuke yuko ndi umwana w'umugaragu wawe. Umuntu yavuka kwana wakabura iki niriya zina riha uryanditse mu mutima wawe no mu bwenge bwawe, ntacyo muzabura ntacyo muzaba, muze mubwira Imana gusa ngo Mana turabana n'umugaragu wawe. Haleluya. Wakuye umwijima mu bijombo. Nibutse usarire ibintu yadukoreye nazatekereza nabonye umunsi umwe dutaha ubukwe bw'umuhungu wa Mako muri Sebarinda mwari mumuzi. Pasiteri kaje bikaraza nijoro kuwa gatandatu turi mu bukwe bwe tubyina batarashitse pasiteri yabavuga ngo arashingira nijoro. Urashingira ubukwe nijoro ati mfite inama imuvira kuwa mbere nimba ndamushingiye muzarinda aje mu nama nirangize ngaruke muzabone kumushingira. Abagabo batoya aho kuvuga ngo umukobwa guma yicaranga ategereza ikindi cyumweru mushingire nijoro. Twama dukora ubukwe nijoro aramushingira barangize nawe mu gitondo azinduka yikorera igishakoshi aragenda aje mu nama y'abapasiteri kuwa mbere azinduka yitendera mu gasenga. Urumva umuruho twabagamo ariko yureveraje azo zose zababirangira ashira abapasiteri ashira habo gushingira aca amasegisiyo ibintu birahinduka. Niba muntu wa mbere twisevera kubona revera mu Busaza naza soma mugabo umwe yanditse aravuga ngo muri 78 umuryango uri Bukavu ku mashanyarazi nta kibameguwe neza, ariko bavuga ngo nazamuka aje ku misozi agenda aje mu bijombo aje kubaka ikanisa yamahagurukana n'abana be n'umuryango arabazana neza no mu bijombo. Urumva umuntu yobibuka bakaje kuba mu bijombo yari umuprofeseri w'ishuri rya Bibiliya ariko umuhamagara uramuzamura. Haleluya. Bantu b'Imana batahaga mu bijombo twaramukundaga. Zabibuka inka y'akagaju yabaga iwacu ikanisa uwo munsi yarabyaye data yabavuga ngo yika ntiyoroha ikamirwa hano ngo tuyijyane mu bijombo ije gukamirwa revera. Yari yaratanzwe ndagira ngo na Donati wabishavu ndayibuka rwose yakuriye iwacu yoka kwizare kaba tuvuga tuyijyane kuko revera baze bayikampa mukundaga ba murabizi mukecuru twaramukundaga n'ubu namukundaga nabanaga naba buri munsi. Turashima Imana yari yaraduhaye umushumba mwiza wiruzi kwigisha ijambo ry'Imana kandi ujana abana akabageza ku musaraba. Yewe ntabwo musepeza dore ngo ipaseri se tege muri Rwanda ngo tuvugana n'aba Revera Samson umunsi umwe barabwiye batereko kituzi ukomeza kumusepeza cyane iyi sepeza na doctrine yakwinjiyemo gute. Wewe babwira ngo jewe naguye muri sepeza kubera ruhigita wari ku mutima n'ubwe jewe turaba Pentecote turaba sepeza bakiroho icyo gituma mubona saziye muri Pentecote. Ndababaye gusa ko ngiye kuja muri Sweden atakiriho ngo azabitaje ejo bundi zaje muri Sweden azinde umwambura mu mubwire nyawo nazabyisu ako tunzamubwira naje ndasenga zaza niyereka aze kumbwira amakuru. Nibwo buhamya nashatse kubaha ko Revera wacu yaruhutse neza rwose nta kibazo. Ntabwo tuvuga mbese yagiye mu ijuru n'abandi ntibari mu kugenda nkaswe ngo nyira tuvuga ngo Revera nta kabuza ibyo mubyihorere yagezeyo kera yaratuyeyo n'ubundi yarari mu isi ari mu ijuru. Imana bakomeze kandi Imana tumwifurije iruhuko ryiza tuzahurira nawe mu bwami bw'Imana. Imana ibahumugishe kandi Revera. Wimbo wa mwana kondo na wa Musa mtumishi wa Mungu wakifurahia matendo yake wanamwimbia mwana kondo aliyekufa mwana wa milele sasa yuhai ameyashinda mauti. Amen. Akoze cyane namwe kuhamya bwitangaza. Ikindi nakongeraho Imana yakoze akiriho muri isi abantu baza batandukana
kandi akaba iyo mutatandukana neza. Arangije ikibazo cyari cyarabaye mu madini cyararangiye. Ukomere Yesu amashyi menshi cyane. Avuge buke gusa mu muryango sinzi aho nahera. Hari nigeze kumva amasomo abwiriza ngo Imana yaje kwisanga ari Imana, natwe twisanze muri uyu muryango, kandi umuryango mwiza, umuryango umuntu azaba fieri kwitwa umwe mu muryango, kandi uko ni ukuri kuvuka muri uyu muryango ni umugisha ukomeye. Umuryango w'ubwenge, ikintu abantu baza bakunda cya mbere, na Salomo yasabye ikintu gikomeye, Imana irakikunda, ubwenge. Uyu muryango ni umuryango Imana yahaye ubwenge no mu buzima busanzwe. Hari abana bato bamwe bagiye bakura basanga abantu baratatanye, ariko nagize amahirwe yo kuvuka mu uyu muryango kandi turaturana. Umuryango w'ubwenge bwinshi, umuryango ugira gahunda. Abana bato wenda ntibabimenya, ariko abandi benshi b'abaturanyi bari babizi uburyo bwo kubaho k'uyu muryango, uko bavugana, kandi nta muntu bavuga ariko utopfa kubyumva gusa. Habe na kurya abantu bamenya ngo uyu muntu agira inka nke cyangwa nyinshi. Muri uyu muryango nta mwana upfuye kubimenya ko se agira inka nke cyangwa nyinshi, zose zari inka za muzehe. Bashemu bagiye basanze birimo bigabanukaho, ariko bamahombi barabizi. Habe n'amazina bitanaga yari amazina azwi n'abantu bo mu rugo. Umuco mwiza, umuco wa Gikristo, sinamenye uko mbivuga aka kanya. Ndashima Imana ko navutse muri uyu muryango, ndi mwishwa wabo, ndi umukwe wabo. Ariko kandi kumva ndi fieri kuba ari umuryango wanjye, kandi uko ni ukuri. Kandi ndashaka guhumuriza abana, abakuri bo barabizi. Hariho umuhanga umwe wavuze ngo umuntu w'umunyamasengesho usenga nyagusenga, umugabo witwa Jackson wanditse igitabo cyo gusenga, ngo ayo masengesho azagera kuri 4e generation, ikinyejana cya kane, arimo akora imirimo. Data bukwe papa wa Mudagiri yari umunyamasengesho, kandi gusenga nyagusenga. Hari umunsi umwe natangaye mu mibande muherekeje, amperekeje ndaje, tugeze muri Nyagitakwe, aransengera, tugeze ari mugoroba turagaruka, twibagirwa amasaha mbona burije. Ariko tugeze mu nzira, ngira ngo n'abagenzi banjye ntibamenye iryo banga. Arambwira ngo niba kubaza abagenzi bawe
urababwira ko kubera iki tugarutse. Ni se wa Mudagiri, umunyamasengesho ukomeye, kandi muhumure. Manuel yabivuze neza, ntacyo muzaba, murasengera muri biganza bisenge. Nimba uwo mugabo yaravuze ngo bigeza mu buzukuruza bakane, murasengeye muri biganza byiza. Muzehe yaradusengeye. Mu izina rya Yesu turashima ko icyumweru bakiduhaye turimo twizihiza ubuzima bw'intwari. Reka tugusabe kugira ngo icyumweru uzakiyobore, tuziga byinshi, abakuru, abato, abakomeye n'aboroheje, tuzasingira byinshi kuko waramuteguye we kuva akiri muto kwitaba, waramukoresheje kandi wamuhaye kurangiza neza. Isigaye ntabari imusozi, twebwe turiho, reka twakire kandi twige gahunda zose bizavugwa, bizakorwa, imyiteguro yose, reka zose uzabigaragare uri alfa kandi ukaba n'omega, itangiriro n'iherezo, zose